ubuzima burakomeje n'ubundi turi kuri seti ya Papa Sava aho turi kugenda tunyuramo twiba tukabonana n'ibyamamare bitandukanye bamwe na bamwe tugenda tubabaza bimeze bite gahunda z'ubuzima busanzwe biracamo bitise ni byiza bameze fresh bimeze neza cyane usanze bamaze kuvubura sene ibintu n'imiriro ibintu birashyushye ibintu birashyushye dore imvura yabitejeho ariko turakomeza dukore cyane gahunda ni gahunda umuntu ukora muri Papa Sava yahita yibaza ati ngiye kuvugana nande kuko hari ukuntu umuntu tuba tumuzi mu buzima busanzwe ariko muri filime akaba afite akazina agasino wowe ni nitwa Happy yego bivuga nyine ibyishimo yego ibyishimo nuko rero urakeye mu buzima busanzwe ababyeyi bakwise ababyeyi banyise Uwimpuhwe Chanceline yego ibintu bya sinema se bimazemo igihe bimazemo igihe ariko kitari kinini cyane yego hari tugusanze muri projet ya Papa Sava ubundi wisanzemo uti muri Papa Sava rero habaye casting ndaza nanjye ndarushanwa nk'abandi ngize amahirwe ndanyerera ati paf bamisitamo ego ako ni nk'amahirwe mbese kuki ubyita amahirwe kandi uri umukinnyi mwiza abari benshi babyifuza kandi babikeneye rero kuba barampisemo ni nk'amahirwe ariko byabanje kungoraho icyo gihe ndabyibuka naje gukina nkina ndi umudiyesipora iyi filime ya mbere nayikinanye n'uwitwa Digidigi ndakina ndigaragaza koko babona afite impano avuga ati ese koko ugomba kujyamo rero mbifata nk'iby'agaciro kuri njyewe gasenero kavubura ibintu bicamo cyane baravuga bati ugomba kujyamo wakinnye uri umudiyasipora ese hari amasene uba wumva atabanguka uvuga uti oya yanga ntabwo niryoheye sinyakunze kubona yakina bitewe na privacy yawe ubuzima bwawe bwite iyo umuntu ari umuhanzi urumva wenda hariho nk'akantu kazaho ko kuvuga mu cyumba ibiki wenda umuntu ameze ukuntu ariko ubu ngubu rwose nta kibazo nabyo byavuyemo yego kuvuga ngo rero mu cyumba umuntu ameze ukuntu hari wa mugani nk'abayireba cyane cyane kumva umukobwa agiye mu cyumba aryamye n'umujene tuhita twibaza tuti biriya bintu bigarukira buriya ibyo bintu wabisobanura ute umubyeyi ufite umwana we yohereje kujya gukina sinema akabona araryamye mu cyumba akabona yikuyemo imyenda ukuntu biriya bintu ko turi kubona hakenewe umuco ko hakenewe ikinyabupfura ko hakenewe kwereka ishusho nziza abantu n'ubutumwa ese buriya mu by'ukuri tubwire biriya bintu biba bimeze bite hariya hantu erega buriya nubwo tuba turi gukina kuriya haba hari abantu benshi abafata amashusho abafata amajwi abakinnyi bagenzi bacu bahari mbese tuba tugaragiwe muri make ego nta kintu rwose kibi cyahaba kandi tuba turi kwigisha ego ni ukuvuga ngo rero umuntu wiyumvisha ati bagiye mu cyumba hari amabi n'iki ni ukuvuga ngo ni umukino uteguwe hari abandi bantu babikurikirana benshi cyane aho witwa ukavuga ati bigenze gutya mbese tuba tugaragiwe hari abantu benshi cyane hari abana rero benshi b'abakobwa mungana cyangwa se uruta bakunda sinema banayikina bayirimo ko tuzi ko ari urugendo rusaba imbaraga rusaba ubwitange rurimo n'ibibazo byinshi ni izihe challenge wabwira umwana uti ugiye kujya muri sinema witegura ibi ariko uze nanone ufite ikinshi nk'umuzigo cyangwa se nk'impamba witwaje ni iki muri sinema rero ngewe nkanjye ukuntu ndabivuga nkanjye Happy challenge ziba zirimo hari igihe wenda ujya gukina ukifata ati ninkina ndindaya ese famille irabibona gute ese inshuti barabibona gute ariko tugomba kumva ko iriya ni impano kandi hari uri kwigisha rero nta mpamvu ni nko kwifata icyo gihe umuntu ari gukina aba agomba kwirekura hari abumva ibindi bintu ariko nkanjye numva ko rwose bagomba kuza ko twebwe mu minsi iri imbere tuzabyina tuvamo muri make ni ukuvuga ngo rero muri make mpuriza ubuzima busanzwe bwa Happy n'ubuzima bwa sinema ntabwo umuntu yakureba akibwira ko ariko busase hoya butandukana bute nko muri sinema hariya mba nigize undi muntu yego
ariko ntabwo ari we happy mu buzima busanzwe. Nka biriya nkina mba nigize undi kugira ngo ntange ubutumwa, nizo seni baba baduhaye, rero mba ngomba koko kuyikina igafitinga na wa muntu bifuza kugira ngo ntange ubuhamya neza. Rero happy wa nyawe na happy wo muri film n'abantu batandukanye. Ubwo uvuze ko batandukanye, iyo utari muri sinema uhugiye mu bikibazo busanzwe? Mu buzima mba ndi ncuruza amazu. Yego mucuruza amazu, yitwa Girinzu Developers Limited, nkora muri sales department. Ahubwo namwe mwazatugana muri departement y'ubucuruzi. Yego, umuntu wese ushaka izugo no kuvuga ngo kuri platform zagira ngo yakwandikira akagushaka bityo akagira. Hanyuma tugarutse kuri Papa Sava rero, no rugendo runini abenshi twagiye tuganira no muri gahunda ze iyo dukurikije twumva platform ze abandi bakinyi bakinana nawe bari kuvuga ikintu cya miliyoni. Ikintu cya miliyoni turi kumva muri Papa Sava ni iki kibundi meze bite? Kumva iki kibazo cyiza. Twebwe intego yacu ndetse n'abadukurikira ubu ngubu intego yacu ni ukuza aba subscribe miliyoni. Rero icyo nabwira abanyarwanda n'abatari abanyarwanda twese muri rusange ku isi hose, gukora kukazogera nta giceri bisaba, nta mafaranga dusaba, badukorere subscribe, share, like na comment. Ubu rwose nicyo kintu turi kubasaba, kuko nitwuzuza aba subscribe bizaba ari iby'agaciro kuri twebwe. Abatarabikora mu bikore rwose, nicyo kintu tubasabye muri aka kanya. Ese Happy ni iki rero ugiye kubwira abafana bawe by'umwihariko? Ndabashimira, mukomeze mudukurikira ibikorwa byacu. Nka Papa Sava hari ibikorwa byinshi biri imbere kandi byiza birushijeho, murahishiwe. Rero mukomeze mudushyigikire muri byose, mukore subscribe, like, share na comment. Kandi ndabakunda cyane. Yego, reka rero tugushimire, ngira ngo n'ubundi nubwo ari mu masaha nk'aya ngaya akazi karakomeje, kandi tugushimiye cyane umwanya wawe utanze kugira ngo uzuganize inshuti n'abavandimwe. Platform zawe nizihe ku muntu ubwo ushaka gukurikirana ibikorwa byawe? Nkoresha kuri TikTok, Instagram, Facebook, social media zose. Nitwa Umuhoza Kope Eline, mwankurikira, murakoze cyane. Turagushimiye rero, nakagaruka dukomeze tugumane namwe. Ni muri Papa Sava ubundi ibintu bigende binyuranye, bigende neza. Yego, amahoro. Murakoze cyane.